Shalom shalom, ndabasuje mu izina rya Kristo Yesu, mwami abagirire neza. Ndashaka ko dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ingoma za mbere igice cya 21 umurongo wa 13. Haragira hati, Dawidi abwira Gadi ati, ndashoboye rwose, reka nibwire mu maboko y'Imana kuko imbabazi zayo ari nyinshi cyane, niye kugwa mu maboko y'abantu. Imana ishimwe. Iri jambo Uwiteka duhaye ni ijambo rikomeye. Aha Dawidi muzi ko yakoze icyaha akabara Abisiraheli, nubwo Imana yarabibujije mu gutegeka kwa kabiri. Ibwira Mose aramubwira ngo ntihakagire umuntu ubara ubwoko bwayo, kuko ngo igihe azababara azagibwaho n'urubanza. Iki gihe Dawidi akora iki cyaha, Imana Bibiliya iravuga ngo ni Satani wamwoheje muri iki gice cya 21 bimwoshya kubara Abisiraheli, kuko yarazi neza ko Imana iri bumurakarire. Ariko Dawidi amaze kuyoba, ngo umuhanuzi Gadi araza aramubwira ngo wakoze ikosa rikomeye, kandi Imana iguhitishemo ibintu bitatu, uhitemo kimwe. Aravuga ngo ni ibintu bitatu uri buze guhitamo. Icya mbere ni uguterwa n'inzara imyaka 3, cyangwa ukamurwa n'ababisha bawe amezi 3, cyangwa se inkota y'Uwiteka ikaza ari iminsi 3 ariyo mugiga. Nuko Dawidi atekereza ibyo bintu umuhanuzi amubwiye. Bivuze ngo Dawidi ari guhitamo ikintu kimwe. Icya mbere yagihitamo ko aterwa n'inzara imyaka 3. Inzara yari kwica abantu bamwe boroheje. Ndatekereza ko umwami atari kugira inzara nyinshi, kuko yari afite ibintu byinshi. Ariko Dawidi yibwira mu mutima we ko ari we wakoze icyaha, ko ari ugomba guhanwa kuruta Abisiraheli. Kandi icyo cyaha nikiba, icyo gihano nikiba kuri bo, bazagira inzara bakajya gusaba mu bindi bihugu. Aratekereza ko abantu batagira impuhwe nyinshi nk'iz'Imana. Icyo kintu arakireka. Icya kabiri ni uko yari guterwa n'ababisha igihe cy'amezi 3. Dawidi atekereza ko igihe azaterwa n'ababisha be bakamusumbiriza n'abazabatakira. Ariko yongera kwibuka ko abantu batagira impuhwe nk'iz'Imana. Aravuga ngo nubwo nabatakira nabo ntacyo bazamarira. Icya gatatu cyari mugiga. Mugiga yari ivuye ku Uwiteka. Aravuga ngo nubwo mugiga izava ku Uwiteka, Uwiteka agira imbabazi nyinshi cyane. Yahisemo icya gatatu rero, kuko yaravuze ngo reka nibwire mu maboko y'Imana kubw'imbabazi zayo, kuko imbabazi ari nyinshi cyane, niye kugwa mu maboko y'abantu. Ibi bihano bindi bibiri byari kuva ku bantu, inzara cyangwa guterwa na mugiga, guterwa n'ingabo, ababisha babo bakabatera. Abantu ntabwo bari kubagirira impuhwe. Dawidi aravuga ngo nubwo igihano cyava ku Uwiteka, kizazana imbabazi nyinshi, kuko Uwiteka atinda kurakara kandi afite kugira neza kwinshi. Aravuga ngo reka nibwire mu maboko y'Imana. Imana irashaka ko tuyisunga. Dawidi yari azi icyo amaboko y'Imana avuze. Nubwo Imana yari kumuhana cyangwa nubwo Imana yamuhannye, ariko Imana amugira imbabazi nyinshi. Uyu munsi ndashaka kwibutsa ko nubwo waba ufite ibintu byinshi, wakozemo amakosa, we kwemera kugwa mu maboko y'abandi bantu, ugwa mu maboko y'Imana. Yego hari ibyo Imana izaguhanira wakoze, kuko washutswe n'umwanzi. Ariko humura, amaboko y'Imana, umutima w'Imana ufite kugira neza kwinshi kuruta umutima w'abantu. We guhungira ku bantu, isunga Imana. Mwanditse igitabo cyawe mu bice 5:8 yaravuze ngo iyaba ari jye bashatse Imana, kandi Imana akaba ari yo mbwira ibyanjye byose, ayihungiraho. Uyu munsi ndakwingingira kwiringira umwami Yesu, ndakwiringira kwiringira Imana, kuko niwiringira abantu uzakorwa n'isoni. Ntabwo abantu bagira urukundo. Urukundo ruva ku Mana, nayo Imana iruhaye. Bibiliya iravuga ngo Satani ni se w'ibinyoma, naho Imana ni se w'imico yose. Umwami aguhezagire, umwami akugirire neza. Wiringire Imana kandi ukomere mu buntu bwayo. Ntabwo Imana izagutererana. Nuyambaza, nuyamagara izakwitaho. Uko waba usa kose, isunga Imana. Kandi ntukizere abantu, ahubwo wizere Imana ikorera mu bantu. Umwami akunezeze. Shalom.